uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Mutesi uko byagenda kose Petero agomba gukemura ikibazo yamuteje. Budense nawe yemeje guhagarika burundu umushinga wo korora inkoko. N'urunana. Aho ni mundebera abana di, Gusa ko munye gusenya mukibajya ko mugomba gukomeza kurya vuba mukajya ku ishuri. Ndekera bisengeneza baba bankumbuye Shyaka. Linda, yambi, Landry mwiza, bite? Ese mama wariye? Ko byakumenetse hose sweetheart, pocho di. Linda. Karame papa. Ngaho fata umwana ukuboko mubwiro Rina bahanagure neza. Abambika imyenda y'ishuri hanyuma ze mbageze ku ishuri mbone kujya ku kazi. Ese mama wabariye ko akoma Shyaka? Mama yagiye. Ntibishoboka. Uzagiye ku kazi kandi niba nashakaga Shyaka. Ku kigo nderabuzima bamuhamagaye bamubwira ko akenewe byihutirwa itagenda. La. Ubu ndamubuze rwose kandi ariwe nashakagaho amakuru. Urashaka amakuru arebana n'iki sanye? Yewe arebana n'urukingo rwa coronavirus Shyaka. Ubu ndeba narutinye none nabuze Devota kandi nashakaga kumugisha inama rwose nk'umuganga. Watinye iki kwikingiza se? Nitinyira urushinge rwose Shyaka ntubizi. Ariko Ereguransetsi. Nukuri ndumva ntibuka n'igihe mperuka guterwa urushinge. Aceceka rwose. Ceceka Linda atakuvuga ko utinya urushinge yaguseka pe. Uretse ko ngenda numva nkanasoma n'amakuru atari meza kubirebana n'izo nkingo za coronavirus ku buryo numva rwose ngiye kubikweba. Ariko ntukemera amakuru yose usomye utafite gihamya nye. Ubuse na Devota ko twakingiye mu bambere kubera ko dukora kwa muganga twabaye iki? Reka ngiye kubeshya ku kazi ko ntameze neza. Hanyuma nzagiye inkubiri yo kwikingiza rwose yararangiye. Anyereka ubujiji ugende bakukingire rwose. Erega ugiye kubinyemeza ku ngufu. Baro ngiye nkagira ikibazo ntiwankira Shyaka. Ikibazo cy'iki ariko? Njye n'umugore wanjye ndetse n'abakozi bose bakora ku kigo nderabuzima twarakingiwe. Kandi nta muntu n'umwe rwose wagize ikibazo habe na kimwe. Kuko twakingiwe dufite icyizere ko twongera ubudahangarwa ku ndwara ya coronavirus. Musaza wanjye rwose gukora kwa muganga byatumye atekereza nk'abaganga neza. Njye rwose inama nakugira nuko utacikwa nayo mahirwe yo gukingirwa. Uratinya agashinge boshye Linda ufite imyaka 5. Uvuze ngo iki Pete? Uvuze ngo iki? Ndavuze nyine ngo wasanga waramuye muti nabi bigatuma utagukemurira ikibazo mute. Pete, urumva nari gutinyuka gufata umuti nabi nzi n'ikibazo mfite ahubwo we warambeshye. Nyine ubwo barambeshye nanjye ndakubeshya mute. Bandira amafaranga y'ubusa gusa sha. Nugushaka uko ubigenza rwose Pete. None se ku muti wansabye ngo indivemo nawe uguhaye ikabitaravuyemo uragira ngo nkore iki koko mute? Nanjye simbizi ariko ugomba kugira icyo ukora mu maguru mashya kuko nidutinda indiraza kugaragara. Ako nawe urakabya rwose mute. Kose umenye ushaka kuntesha umutwe gusa. Ubusinge kuyo mubona mbona umeze nk'ibisanzwe nkuko wari umeze umwaka ushize. Genda se nyine usabona amabere yanjye angana nkuko yanganaga urabona atarabaye manini ninda kandi itangiye kuba nini hari amajipo yanjye atakinkwira. Ubu mu gihe gito umuntu wese azajya mbona ahita abimenya rwose Pete. Mutesi nawe niba ari uguteta cyane sinzi rwose ukuntu bivuga wagira ngo hari ikintu ufite cyo gukora kugira ngo iyo ndizimire. Ariko niwe wenyine mfite mbwira ikibazo cyanjye Pete kandi niwe ugomba kukinyemurira. Nanjye ariko icyo kibazo kirandenze mute. Ukumva ko nta kigomba gukora rero. Nahise wagira ngo nkore iki koko mute. Ukunde ubu rwose ntabwo gisinzira ndara mbunze imitima ariko nyine nkabura igisubizo. None se Pete ndakumva nta muntu uzi mu mujyi ngo dutorokereyo tujye kwiberayo. Muke mute. Ubwo urakora icyaho n'igihe naguhamagariye ntunyitabe kante. Mumbabare niba mwabuze mama Ganza nabanje kugaburira inkoko. Izo nkoko turazishinzwe. Papa Ganza yambwiye ngo nyigera mu gitondo ngomba kubanza kuzibiye. Nge rero sinzishaka hano. None se nimugikeneye amagi yo kugaburira umwana mama Ganza? Amagi ndayakeneye ariko nzayabona mu bundi buryo. Nyamara izi nkoko ni nziza dore nimwe yamaze gutera. Ntazo nshaka hano yewe. Genda uzana agafuka mu nzu zinkurira aha. Urumva? Mama Ganza urazirukanye kandi ari maze iminsi umbwira ko ari byiza kugaburira umwana ibiribwa birimo bikomoka ku matungo. Winsakurisha kante. Ndavuze ngo zana agafuka hariya mu gikoni ushyiremo izo nkoko zinjyanire kwa mukuru wanjye Sorina. Yewe we urazimwihereye n'ukuntu Papa Ganza yazizanye yishimye koko. Avuga ko mugiye kujya murya amagi inkoko zanyu zitereye. Ninkenera amagi nzayagura
ariko nta matotoro y'inkoko nshaka muri uru rugo. ubu se koko urazirukanye n'ukuntu papa Ganza zikunda uzi ko iyo ageze aho abanza kujya kureba ko zariye. Uyu mukobwa ara ufite amatwi cyangwa nkugiye gukora iki? Kuzana agafuka ngashyiramo izi nkoko nkazijyana Kora ibyo nkubwiye rero ugabanya ubugambaho. ngo iki Pete? ndagiye mfite akazi kenshi ababyeyi banjye bansigiye mute. Ubwo se ugiye twumvikanye iki? none se ko twabuze umuti w'ikibazo dufite uragira ngo nirirwaho koko bimara iki mute? Oya Pete, oya rwose winsigaha tutumvikanye icyo tugomba gukora. Mutesi wambabariye koko. Ese kugira ngo njye ndiyanze Pete? ushaka kujya ko nta muntu n'umwe mpazi uragira ngo mbigenze nte koko? Shaka uko ubigenza yewe nkuri wacu umusaza wanjye na mukuru wanjye bataramvumbura. Komeza wihangane urebe uko uyisha ariko mute kuko nanjye rwose nta gisubizo mfite. Arewe mbese mangayike we wigarami shaka unjyana rero nkuri wacu nararaburiza. Uragira ngo se tujye kubahe mute? Ushake gato tugende tubemo dutangire ubuzima. Ariko ibyo uvuga ko kuba wabitekerejeho mute? Reka tuvuge ko iyo nzu tuyibonye da twajyamo se tukayibamo nta gikoresho na kimwe dufite. Twajyamo se ahubwo tugakutungwa n'umwuka ko ari wowe ari nanjye nta n'umwe ugira akazi. None se ko abavandimwe banjye ntibamenya ko nwite nazabakira uragira ngo mbigenze ne koko? Uko nyine udafite icyo gukora nanjye niko ntacyo mfite mute. Ushaka kunsaza rwose. Nukumbwiye Pete, nukumbwiye. Kandi nuko atari wowe utwite ngo umve ukuntu mangayitse Pete. Mutezi rwose ikibazo cyawe ndacyumva ariko nta gisubizo mfite. Vuga ko udashaka gukemura ikibazo dufite Pete kandi ubizi neza ko ariwe wazanye inzoga kansindisha ugatuma tubikora nta gakingirizo. Mutesi rwose wirira n'ukuri ndabizi amakosa twarayakoze ariko nyine nanjye ndi umwana nako twese turi abana. Pete papa wawe Rumesha si umukire umusabye amafaranga yo ngo iki mute? Uramenye rwose papa rwose ntagomba kumenya amakosa twakoze. Ugomba kumusaba amafaranga rero. Mute mbabarira wizana papa muri iki kibazo ngo ngende ngo mwaka amafaranga ngo zubwo naya mwaka mubwira ngo iki? Uko ya mwaka uvuga sinjye ubibaza Pete. Umva mute ibyo nakoze sinari namugishije inama niyo mpamvu rwose nagomba kubimuzanamo kuko byankomeranye. None se njye urabona nzabwira abavandimwe banjye ngo iki Pete? Niba ufite ubwabo bwo kubwira papa we ko wateye inda urumva njye nzabwira n'abavandimwe banjye ko nwite. Nyasi we genda uransekeje koko. Ubusa akabaye karamanuka kakwitura hasi ukikanga umuyaga wakora ku rugi ukikanga. Nuko uramemukiye mama urankanze rwose. None se wumvaga ndi muganga uje kugukingira ra? Data we sinjye ubona rwose uyu munsi ubwira mama kuko nurenga ndabona gikingiwe Byanjye rata mwana wa byanjye rwose nta wamenye. Ubu nanjye ntegereje kureba ko abandi bakecuru hari uwo byagwa nabi hanyuma nanjye nkabona kuzajya kurwikingiza. yewe hari urukingo hari agashinge byose ndabitekereza ngo mbatingirize. Yewe mama yewe shefu wanjye arampamagaye nyuma yewe. Alo wanyi uri hehe? ndi mu rugo ndarwaye. Yego nabyutse ntameze neza umutwe undya mbese na gripe irimo imereye nabi rwose niyo mpamvu naje. Anye ndakwinginze gerageza ugera hano ku kigo nderabuzima ukingirwa. Uyu ni umuzi wari waduhaye mukibuka. Ariko nta kibazo mfite shefu njye nta kibazo mfite rwose ndagerageza kwiyitaho mu bundi buryo nongera ubudahangarwa bw'umubiri wanjye kandi ndagerageza gukomeza kwirinda coronavirusi nubahiriza amabwiriza asanzwe yo kwirinda rwose. Erega n'ubundi urukingo ntirukura uburyo bwari busanzwe bwo kwirinda no kurwanya COVID-19 anye ariko nta mukozi wo mu kigo cy'urubyiruko utagomba gukingirwa kandi abandi twese twakingiwe hasigaye wowe. Ni njye nyine udahari gusa se? N'utaje rwose abandi twese twakingiwe kandi urabizi ko akazi kawe kagusaba guhura n'abantu benshi batandukanye bityo rero ni ngombwa ko ugomba guhabwa urukingo kugira ngo wongererwe ubudahangarwa bw'umubiri. we
ubu se ndabigenza nte ko ntameze neza koko shefu? niba wumva udafite imbaraga zo kugera ku kigo nderabuzima rero mbwira natwe moto yanjye nze ngutwara ari gukingirwa nye ukingirwa rwose. Murinde kuza kunyitwarira shefu. Ibi ni ibiki mbonara? Ndarota cyangwa? Udensia. Murampamagaye Firi? Ngwino nawe uri bagire. Buse birashobokara? Kumenya nazindukira kwa mudugudu na mutwara sibo bakamfasha gushaka abajura rwose banyibye inkoko. Ngwinkibi bya Firi? Inkoko zanjye. Uyu mugore arumva bisekejera? Ndakubwira ko mbuze inkoko zanjye nawe ugaseka kuko nasoni. Nukuvuga ngo zibwe kandi nta wazibye Firi. Nibyo binzi. Niba se zitibwe ubu ngubu ziri hehe? None se Firi? Nkubwira ko ntashaka inkoko muri uru rugo wumvaga ngo inkoko zanjye ngo wazishyize hehe? Urimo kuvuga ibiki Budensia? Urimo kuvuga ibiki? Ngwino tujye mu nzu ganzara gukeneye. Aho gutaha ubaza uko umwana yiriwe usigaye utaha ubaza inkoko. Ndakubwira ngo inkoko zanjye ziri hehe nicyo nkubaza nta kindi. Witigiye mu nkoko yewe boshye warabuze ibindi ukora. Ngo uyu mugore ubusaka munana ashaka hora Budensia. Urareba ugasanga natanga amafaranga rwose kuziriza nkoko nasaze se nta n'isoni ukavuga ibyo bintu koko. Ni wari wasaza ariko ntitwabanje kubyumvikanaho. Budensia, niba ushaka amahoro muri uru rugo inkoko zanjye zigaruke. Ntabwo nazizanye ngamije ikindi ko hari ukugira ngo tubone rwose ibiribwa bikomoka ku matungo bitatugoye. Kandi uretse no kubona ibiribwa bikomoka ku matungo mu muryango wacu uko zizagenda zigwira zizageraho rwose tuviremo umushinga ubyara inyungu. Ucyo kintu no cyo rwose sinkunda inkoko kuko zigira umwanda. Arewe ese ko kugiye kwigira nkaho utari umukobwa wa Tadeyora hirya hanga tuziranye. Twarakuranye twese iwacu borora inkoko, ihene, intama n'imbata kandi tubana nabyo rwose mu nzu. Icyo gihe cyabayeho ariko ubu byarahindutse di. Nige mugore muri uru rugo ngomba kumenya ko hari isuku. Izo nkoko zo kwirwa zikwirakwiza amatotora hose sinzi shatse. Yewe n'urusaku rwazo ntabwo nkeneye. Umva ndabyemeye kuri umugore muri uru rugo udashaka inkoko. Nangire nk'umugabo muri uru rugo ndazishaka kuko nzi akamaro rwose zifitiye umuryango wanjye. Sibwo bigize intambara. Reka nkubwire Budensia, niba ushaka amahoro ahinda muri uru rugo rwose ndagusabye ngo aho washyize inkoko zanjye hariho hose ugenda usigare muri uru rugo. Urumva? Bukeye bwaho umeze ute nukuri? Bukeye umuzima ntaho ubabara? Ndi muzima rwose mama. Nta nubwo umutwe kurya cyangwa se munda n'ukuboko bateyeho urushinge ni kuzima? Reka nta hantu hamwe mbabara mama. Imana ishimwe we. Uzi ko nashatse kuza kugukangura hagati mu gicuku ngo numve ko gifite akuka. Noneho wararanye ubwoba mama. Bwinshi cyane rwose. Numvaga ko buri buke wapfuye maze. Reka ndi muzima. Nubwo nari natinye gukingirwa coronavirus rwose natenyeraga ubusa mama. Yewe Imana igufashe mwana wanjye rwose ugura urukingo ntirukugireho ingaruka. Erega mbere yuko bankingira babanje kunsobanurira mama. Bajya kwemeza kurukingira abantu bararugenzuye bihagije rwose mama nukuri nta kibazo. Ingenzi ikingiza mu banyamanye. Nyamara urukiye kwikingiza mu mbere kubera imyaka yawe mama. Ubwo washize ubwoba bakagukingira se ndaza kugukira ugira ngo. Mbere yo kunkingira muganga yambwiye ko ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS ryakoze igenzura rihagije mbere yo kwemeza ko uru rukingo barukingira abatuye isi bose. Nta bwoba rero rwose dukwiye kugira. Mabaranye nzabanza ndebe ko ntacyo muba. Ahubwo reka mbyuka nitegure njye ku kazi da amasaha ndabona arimo kugenda. Yego mama rero ubwo nta nise rero ufite koko mwana wo? Reka ntayo ndi muzima mama. Wiyumve rero niwumva utameze neza ujye kwa muganga. Mama rwose wigira ubwoba ameze neza kandi nakubwiye ko rwose inkingo zizewe bihagije. Urumva? Ahubwo nawe bwikuremo ubwo bwoba ufite ugende ujye kwikingiza. Ko mva nakuyorese nyine urashaka wiki? None se ubwo nkwihorere ngende utazi aho ngiye Firi? Mba nkubwire bute
uko wafashe inkoko zanjye ukazijyana utangishije inama ntazi aho naho uzijyanye niko ntange nakeneye rwose ko umenyesha gahunda zawe uranyumva? yego komana ubwo uracyarakajwe n'inkoko sheri? Sheri biki? ubu se ko warakaye kandi nashaka ko tujya inama Firi? Firi ndakumva. ubu ngiye ku kazi mu nama yo kwitegura itangira ry'amashuri kandi n'umwana wacu agomba kujyanwa gupimishwa ibiro uyu munsi. ndagira ngo tujye inama turebe uko tutamusibya gupimwa. ariko ubundi ufite amatwi yumva Budensiya? iyi ndayafite. umva niba wumva neza nakubwiye ko ujya ukora ibyawe utangishije inama setu. ariko mugabo wanjye koko ubu inkoko zigiye kuba ikibazo muri uru rugo? zitaba ikibazo ko ari wowe wabishatse? njye rwose ndumva inkoko zidakwiye kukurakaza kugeza aho wumva ubuzima bw'umwana wacu ntacyo bukubwiye. ahubwo se urazitandukanya na gute? kandi narazizanye kugira ngo tubone ibiribwa bikomoka ku matungo bikenewe n'umwana wacu ganza nawe wonsa kandi ukabona twite. rwose wishaka kunyumvisha ko tugomba korora inkoko ntabishaka Firi? erega ugomba kubanza kumbaza icyo nazizane nako hari unakizi nuko wijijisha. ngero sinshaka inkoko muri uru rugo kandi ntugomba kuzihororera rwose ntabishaka. icyo nzi cyo nuko uzicuza Budensiya. ariko mana yanjye ubu tugiye gushwana kugeza ubwo umbwira ngo nzicuza dupfa inkoko Firi? kugira ngo si ibintu nkure nzabyibagirwa shonori. koko se nzahora iteka rwose nzirikana uyu munsi ariko rero naho akira uryoshya. oya nta kibazo irirenge navuye mu rugo ndiye Kareme. mbega ibiryo biryoshye uzi ko kuva n'abari ubwa mbere ndiye ibiryo bimeze gutya we. uba biteka gute? nanjye rero nimabuja yanyigishije kubiteka. nyine ubanza ugakata ifiriti urumva, ubundi ugakatiramo agatunguru urumva, noneho warangiza ugakoroga amagi neza ukamenamo ubundi ukareka bikumuka. ni impamo y'Imana rwose sinzi uko nagushimira. urambwira ngo uraza kunzanira ibiryo numvaga wikiniraga. yego ngewe nyine mu rukundo Kareme. nzi ko ari ukwiganirira da. niba utekereza ko ari imikino rero njye ndakomeje Kareme, ndashaka kukwereka ko ngukunda by'ukuri. yo nukuri nanjye ndagukunda mukobwa mwiza. ndashaka kukwereka ko nta wundi mukobwa n'umwe wansimbura Kareme, ukareba njyewe njyenyine. aho nahereye se sha ugira ngo hari undi mukobwa wari wankorera ibi ngibi sha? sinirwa ahangaha nayura kubera inzara sha nta n'undeba. ibyo ntibizongera humura none arahari urumva, kandi azi guteka neza. yo uzi kurimo kumbwira amagambo meza we. none se ubu nta ruhare rwanjye ukeneye koko kugira ngo uzajye ubona ibyo ngemurira buri saa sita koko? uzajya uhora ubona ibyo nzanira ntacyo ntanze? utanga iki Kareme? mu rugo rwa Shyaka na Devote urumva ikitabuze ni ibiribwa rwose, bose ntacyo ngukeneyeho pe. okay noneho ubutaha nakwejo nongemurira uzagerageze rwose ntekere indyo yuzuye. indyo yuzuye rwose uzashyiremo imboga nyinshi dore uyu munsi rwose nta ndwara byari birimo. ibyo bindekere rwose Kareme, nzajya ngutungura buri munsi. yego sha ku ifunguro ryanjye rero ntihakaburaho imboga, imbuto, ako kaboga cyangwa igi nabyo rwose biburutse ntibyangwa nabi. wowe ujya ukora komande gusa ubundi muhereke bose kugira ngo hari ikibazo muri rugo rwabo nta na kimwe. ubwo ntimwanyibeshyeho koko muga ko numva ibyo bintu mbwira nabyibuka. yego mpura n'abantu benshi ariko wowe Mutesi ndakwibuka neza n'ikibazo cyakuzanye mu cyumba cy'urubyiruko ndacyibuka. ni ukuri sinarinzi ko ubyibuka muga. sinabyibagirwa kuko ibibazo by'urubyiruko birampangayikisha cyane, niyo mpamvu nguhagaritse ngo nkubaze amakuru ya wa mugenzi wawe waje kubariza. nizere ko inama nakugiriye zose wazimubwiye. muga narabimubwiye rwose ariko yarushijeho kwiheba. wamubwiye ko ari ingenzi ku mugore utwite kwihutira kuza kwipimisha ku kigo nderabuzima gikeka ko yasamye? nk'uko wabimbwiye rwose narabimubwiye ariko nyine ntabishaka we, icyo yishakiraga ni ukuyikuramo. Mute? Karame muga. kuko ari wowe iyo nshuti yawe yizeye wenyine
ugomba gukora uko ushoboye ukampuza nawe sibyo nkamubwira akamaro ko kwipimisha ku mugore utwite. Ko mujyanye iwabo yahita anyanga koko muga? wowe ugenda umubwire ko iyo umubyeyi atwite yipimisha hakiri kare ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite bukitabwaho n'abaganga bikabarinda ikibazo icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bashobora guhura nacyo. Yego muga. nk'uko yakwizeye akakubwira ikibazo cye akanagutuma kumubariza ukunda yavamo uzamuhendahenda umuzane ku kigo nderabuzima. Ni ukuri sinzi ko azamuga rwose kwiyakira byaramunaniye. uzamubwire ko mu cyumba kirahari cy'urubyiruko tuzamwakira mu ibanga rikomeye ko kiri ahantu hiherereye ku buryo nta wundi muntu uzamubona sibyo nawe gushaka kuyikuramo nta mpamvu z'ubuzima zibimuteye n'icyaha gihanwa n'amategeko. Byose narabimubwiye ariko yaranze pe. cyangwa iyi nshuti yawe wayimbwiye ukanandangira iwabo mute cyangwa mute ifite telefone ngo umpe nimero zayo? Hanyuma se muga? hanyuma njye nk'umuganga nzi ko nzabigeza kugeza nyemereye kuza ku kigo nderabuzima guhabwa serivisi zose zagenewe abagore batwite. ego mana sheri wahise winjira mu buriri uraniyorosa? no kuryama se ni ikibazo. nuko nari nkuzaniye icyayi firi. kingurire ntacyo nshaka. none se kuryamye utariye kandi byari bigiye gushya? nta biryo nshaka Budensiya. uraburara kandi nakumanywa utatashye kurya firi? nta mahoro niryamire mama Ganza ko nakubwiye ko nta biryo nshaka urabinyigengera ngo umwana. ibi ntibishoboka ushobora kuba ukirakaye firi. Budensiya rwose wampaye amahoro ntusakurize nkiryamira. oya byuka wicare tuganire. uganira iki nawe? uru rugo twarwubatse bituvunnye sheri ibibazo byose twahuye nabyo mu rukundo rwacu kugeza tubitsinze tukabana ntabwo ubyibuka? urareba se ugasanga afite gome mu mutwe ku buryo yabisibye Budensiya. tekereza ibyo byose urukundo rwacu rwabashije gutsinda none ruzambijwe n'inkoko bukoko. oya wihigima avuga firi ubu koko njye nawe turaba gusenyerwa nuko twananiwe kumvikana bitewe n'inkoko. nanjye binyobere umuntu wemeye gutuka ibitutsi byose papa we yantukaga igihe ashaka kugushyingira cyangwa arambe Bude ngatuka ngakomeza nkagukunda. ibyo wibigarura firi ubu tugiye kuganira ku kintu cyitwa inkoko kuko nizo zazanye agatotsi mu mubano wacu. Bude nzane inkoko ngo tuzorore nari ngamije iterambere ry'urugo rwacu mu buryo bubiri. ndakumva sheri. icya mbere ni ukubonera abana bacu intungamubiri ziboneka mu bikomoka ku matungo kandi tukazibona ku buryo bwose bworoshye. yego izo nyama n'ayo magi. icya kabiri ni ukuzibyaza amafaranga. ndabyumva rwose watekerezaga iterambere ry'urugo rwacu ariko wabikoze tutagiye inama ngo turebere hamwe uburyo bwiza bwo kuzorora. ariko icyo ndacyemera rwose ariko niwe wagombaga kuzirukana utabimenyesheje. zateraga umwanda ahantu hose kandi dufite umwana ukambakamba firi niyo mpamvu nazirukanye. niba wumva akamaro kazo rero wari kumbwira nkareba uburyo nzubakira akazi ko kororeramo ariko nyine sinze ngo nsange ntazihari. wowe ibyo wakoze urumva harimo kubahana koko? iyo utinda gatuzi ko ubusanzwe ngiye shape. ariko nawe ntuzi kwihangana rwose Kareme umuntu arimaze guhamagara nkabwani rwose wihangane ntugende tutabonanye. bimeze bite se shaka kuri telefone numvaga bawutaye? ndumva ngiye gusara neza neza. none se koko wa mukobwa wakanduje za ndwara cyarangiye penaliti yinjiye pete. ndeka Kareme watsinze igitego rwose. mbese uri muri barutahizamu ndakurahiye. ako nyumvira twite nyine azabyara hari ikindi se? maze tuzanatangira kukwita papa papa muhinja. Kareme genda rwose reka imikino ubona nifitiye ibibazo. umukobwa yansanye ngo afite ubwoba bwo kubaho nibaramuka bamenye ko atwite bazamwirukana kandi nanjye sinshaka ko ababyeyi banjye rwose babimenye. icyo re ubu ndicara iwacu n'akababi kakwikubita hasi nkagira ngo araje. nakubeshye no kurya byananiye pe. ko nugutinya ruremesha gusa sha. wowe papa bimenye yanyica neza neza mana sha
ndacyari umwana kandi intego yanjye ni ukwiga rwose si ukubyara. Karemera reka guseka. none se ko wariye inyoni nta kanya witwaje shahu wumvaga bizagenda gute koko? ndeka ubwenge buza ubujiji wise koko. Iyo menya ko ari uku bizagenda sinari gutinyuka gukora ku ibaba rwose ntafite agakingirizo. Umukobwa uri hariya nawe rero nta agahenge amamagara uko umutima uteye ambwira ngo afite ubwoba, ansaba rwose gushaka umuti w'ikibazo kandi nanjye ntawo mfite. none se arashaka ko bigenda gute Pete? ngo arashaka ko nshaka inzu tukajya kuyibanamo pe, kandi ngomba kujya gutangira kaminuza. Kareme ibaze, urumva koko papa cyangwa mama nibumva ibyo bintu bizagenda gute koko? Mbwira. ariko se ubundi uwo mukobwa we kujya kutsa igitutu gutyo? ariko nawe wishyize mu mwanya we wamwumva, afite ubwoba bw'uko iwabo bamuvumbura, akumva ko rero nta wundi muti w'ikibazo uretse kubatoroka. umva rero Petero, ndakumva Kareme. ari we ntushaka ko iwanyu bamenya ko wateye umukobwa inda? cyane rwose. umukobwa nawe ntashaka ko bamenya ko atwite. nuko bimeze. mushake itike mwembi muve Nyarurembo mujye kuba mu mujyi, mushake geto mutangire ubuzima. mva Karemera, ariko ubuzima se turabutangira n'iki koko ko nta kintu dufite? ari we nta mafaranga afite kandi nanjye ntayo. udufaranga duke namushukishaga ntabaga naduvanye mu nkwavu, nazo zisikiye kunshirana. ubwo se koko urumva twabigenza gute? uwo mujyi uvuga urumva twawujyamo tugatungwa n'iki? ngo Petero mu ihurizo rikomeye wishyize mu mwanya we se wakora iki kuri iki kibazo? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha.